Hello bakunzi ba Gahezo TV, uyu ni wa mwanya mbagezaho prediction z'umunsi. Today I think ndakeka ko umunsi mwiza kuba mbagijeho prediction ninze. Okay, I'm be sorry, ikibazo nuko mba nafite akanya. Iyo ni wa mwanya w'Ipari y'umunsi ngiye kugwa prediction. Aka kanya ntabwo ngiye kuza mwa prediction imwe kuri imwe, ahubwo ngiye kuguha icyo bita Ipari. Ngiye kugwa amapari agera kuri 5. Ayo mapari agera kuri 5 ubwo uraza kubetinga amapari yose. Noneho icyiza twakuzaniye ku Gahezo TV, umuntu ushaka kuzajya abona show ya buri munsi yizewe ikigero cya 98%, aho tubaha ipari ebyiri buri munsi. Asabwe gufata izo nimero mba nashyize kuri video yanjye, then ukaza ukadusanga WhatsApp, tukaza tukadiringa. Icyumweru kimwe wishyura amafaranga 5,000 ukajya ubona show ya buri munsi ifite amahirwe ya 98 yo kurya. So niba wifuza ko watujoininga, twandikire kuri iyo nimero, nurangiza uze tuguhe prediction zizewe kugero cya 98%. Cyo nabwira ngo mwinjoyinge naye ama prediction mbahaye, mugire umunsi mwiza kandi ndizera ko uyu munsi muza kurya. Kandi bro, umuntu utarakanda subscribe nakande subscribe, umuntu utarakanda share, it's time to share my videos and my channels. I think iyi channel hari ikintu kinini izabamarira, kandi ku bantu bakunda ama free prediction namwe turayabaha kandi mubona ko nayo abakubiye. So enjoy. Thank you to subscribe channels, kandi mujye mureba n'andi ma video ngenda nkora tandukanye azajya bafasha.